Ibihe byiza kamwifurize kugubwa neza umukunzi wa Wolf Sport Rwanda aho uherereye hagiye hatandukanye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba n'uburengerazuba umujyi wa Kigali ndetse n'ababa mu ntara ya gatandatu cyangwa se abo twakwita nk'aba diaspora. Tugiye kugaruka muri ekipe ya Rayon Sport nk'ibisanzwe, tugiye kurebera hamwe dossier ya Nsabimana Aimable yongeye ikaba yatutumba nyuma y'igihe kinini byari bisa nkaho bigabanyije umurego, byongeye birazamuka muri ekipe ya Rayon Sport dore ko yifuza kuba yatandukana nayo. Turaza kurebera hamwe abakinyi bamaje kuba basezererwa muri iyi kipe. Ni abarundi babiri, Nsabimana harimo Rukundo Abdurrahman Pape ndetse n'umuzamu Ndikuriyo Patience. Turaza kandi kuvuga muri iyi kipe ya Rayon Sport byimbitseyo, turarebera hamwe andi makuru arimo avugwayo, ninde ushobora kuba yaba kapiteni muri iyi kipe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bivugwa muri iyi kipe. Wowe icyo usabwa banzure neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5, ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bita bikugeraho tukimara kubikora. Ngayo nguko rero reka duhere kuri dossier ya Nsabimana Aimable. Ku munsi wo ku cyumweru ubwo habaga inama yahuzaga Perezida Tade ndetse n'abandi ba perezida b'ama fan club, ni inama yabereye hariya kabisa mu mujyi wa Kigali nk'uko byari biteganyijwe. Inama yabaye ku munsi wo ku cyumweru yitabiriwe n'abayobozi ba Rayon Sport ndetse n'abandi basaza bayobora ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko abayoboye ama fan club. Ni ikipe ya Rayon Sport baganiriye kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko bageze kuri dossier ya Nsabimana Aimable, maze nuko babaza Perezida Tade ikijyanye n'ibibazo bya Nsabimana Aimable muri ikipe ya Rayon Sport. Umuyobozi Twagirayezu Tade yavuze yuko ibibazo bya Nsabimana Aimable ari ikibazo cya indiscipline gusa, ko nta kindi kibazo gihari. Gusa kuri ubu ngubu hari amakuru avuga yuko uyu musore Nsabimana Aimable, umwe muri ba myugariro beza ikipe ya Rayon Sport yari imaze kuba yagira, ashaka kuba yatandukanya n'ikipe ndetse akaba yahabwa ibihumbi miliyoni cyangwa se miliyoni 5 bamubereyemo nk'ideni bari bumwishyure nka ya recruitment batigeze bamwa, ndetse akaba ari no kwaka ibihumbi bigana miliyoni 5, miliyoni 6 donc miliyoni 6 z'amafaranga y'umushahara batigeze bamwishyura mu gihe kingana n'amezi 6. Birumvikana rero Nsabimana yahembwaga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda muri ikipe ya Rayon Sport, akaba arimo ari kwishyuza amafaranga angana na miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda atigeze yishyurwa nk'umushahara we wa buri kwezi. Ubwo birumvikana ko zose amwe zingana na miliyoni 11, akaba yifuza na release letter kugira ngo babe bamureka akajya kuba yashakira ahandi hagiye hatandukanye, kuko no mu mboni z'umutoza akubwira ko atazamukenera cyane, ndetse nawe akaba yifuza kuba yagenda mbere yuko iyi merikato y'igura n'igurisha ifunga, dore ko hasigaye iminsi igera kuri 3. Ikipe ya Rayon Sport ntabwo irimo irabyumva, kuko Perezida Tade we arimo aravuga ko atahita amuhereza release letter, ndetse ko kandi n'ayo mafaranga y'umushahara batahita bayamuhereza nonaha, ko hari abandi bakibereyemo amafaranga agiye atandukanye ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Gusa uyu musore we arashaka ko babimuhereza agahita agenda akaba yatandukana n'ikipe, dore ko hashize igihe kinini atanakinishwa ndetse atanakigaragara mu kibuga, ari nabyo ashaka kuba yakoraho kugira ngo ahite ava muri iyi kipe ya Rayon Sport. Ikindi kandi nk'uko nemaje kubabwira, ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yatandukana n'abakinyi babiri b'abarundi, harimo umuzamu Ndikuriyo Patience ndetse na Rukundo Abdurrahman Pape. Umutoza yamubwiye yuko atamufite muri proje ziwe kandi ko abona ibintu akina. Turabizi neza ko Rukundo Abdurrahman Pape yari umukinnyi baguze bakuye mu ikipe y'Amagaju, icyo gihe yari yabaye MVP wa saison muri ikipe y'Amagaju, ko yari yabatsindiye ibitego bigera ku 8 akina nka nimero 10. Rero bamuguze muri ikipe ya Rayon Sport bamuzana, gusa kuri ubu ngubu umutoza Afahami Arotfe ngo ntabwo amubona mu mboni ziwe, cyangwa se ntabwo abona ko azamukoresha cyangwa se azamukenera cyane bihagije kuba yamwifashisha, dore ko ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi benshi bakina muri mediane, baharebamo batambwe Gloire, Bigirimana Abedi. Twagiye tumubona amuhengeka cyane amuhengeka kuri attack muri iyi mikino ya Rayon Day, ari byagiye binamugora cyane, ndetse akaba yamaje kuba yakumvikana n'ikipe yuko yasoka muri iyi kipe akajya gushakira ahandi. Amakuru ahari avuga yuko kuri ubu yamaje no kuba yagira mu gihugu cy'u Burundi iwabo kabisa, akaba ariho yiryamiye, ashobora kuba agiye kuba
ashakira indi kipe yamugura cyangwa se akagirana ibiganiro n'andi makipe agiye atandukanye ya hano mu Rwanda. Gusa n'amakuru avuga yuko kuri ubu ngubu nubwo ari mu Burundi ariko ari amakipe amwe n'amwe ya hano mu Rwanda batangiye kuba bagirana ibiganiro. Ntabwo ari umukinnyi mubi kuko bamukora mu ikipe y'Amagaju, bivuze yuko bamuguze yari MVP mu ikipe y'Amagaju. Ubwo birumvikana usibye ko atisanze muri tekinike z'umutoza Fahmi Lotfi, ndetse nawe utarishimiraga kuba yakinishwa ahengekwa cyane nka nimero 9 cyangwa se ubwo kuko murabyibuka uyu mutoza Fahmi Lotfi akina 3-5-2, ubwo bamushyiraga kuri point ngo akine asatiriza mu kabisa byaramugoraga cyane. Twagiye tumubona mu mikino igiye itandukanye, harimo nk'umukino wabahuzaga na Gorilla, wabonaga ko byamugoye cyane, yakoraga amakosa menshi, ubona ko kabisa nawe kwisanga muri forume z'umutoza Fahmi Lotfi byamugoye cyane. Mu gihe umuzamu Ndikuriyo Patience murabizi ko ikipe ya Rayon Sport yari imaze kuba yagira abazamu bagera kuri 3 b'abanyamahanga, harimo Pavel Nzira bamaze kuba bagura nta byumweru 2 biciyemo, bamuguze vuba, bamwerekanye ku munsi w'igikundiro. Hakaza Ndikuriyo Patience w'umurundi, hakaza Idrissa Kuyate. Ubona ko ni ikipe ya Rayon Sport yari imaze kuba yagwiza umubare mwinshi w'abanyamahanga, byo byonyine yari imaze kuba yagira abazamu bagera kuri 4. Hari abo ngabo 3 maze kuba navuga, nagahita yiyongeraho Mugisha Alex, uyu Mugisha Yves, umwe mu bazamu bakiri bato bagifite tala ariko bagifite byinshi byo kwiga. Rero mbona ko kuba yagenda akava muri ikipe ya Rayon Sport n'umundi ibaze ko mu mikino ikipe ya Rayon Sport yose yakinye ya pre-season yakinye ku mukino umwe gusa muri imikino ya Rayon Week nibwo yagaragaye mu kibuga. N'indi mikino yose uyu Mugisha Yves umupeti ukina ikipe ya Rayon Sport niwe wazaga akayifata, cyangwa se Idrissa Kuyate akaza akaba ariwe ujya mu izamu. Ni Idrissa Kuyate nawe utaravuzweho rumwe kuko abenshi babonaga ko yego ashobora kuba zizamu ariko afite imvune nyinshi mu maguru. Byabaye ngombwa rero ko bahita bazaniraho umuzamu Pavel Nzira witweze kuzakora byinshi muri ikipe ya Rayon Sport, ndetse ufatwa nk'umuzamu wa mbere muri iyi kipe ya Rayon Sport. Vuga yuko kuba bareka Ndikuriyo Patience akagenda ntabwo nta gihombo kirimo, ni ibisanzwe, ni uburyo bwo kugira ngo bagabanye umubare w'abanyamahanga. Murabizi ko shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda nanone ishingira ku mubare w'abanyamahanga. Rero kuba baretse kugira ngo agende, dore ko banamaze kuba bamuhaririza leta ku buryo ashobora kuba yagenda agashakira ahandi bagatandukana mu mahoro, ni ibintu byiza cyane kugira ngo ikipe ya Rayon Sport igabanye ikintu kijyanye na payroll ku bakinnyi badakinya, ndetse igabanye n'ikintu cyitwa umubare w'abanyamahanga. Muri ikipe ya Rayon Sport kandi harimo haravugamo habaye saga hagati y'abafana bibaza ngo ninde uzafata igitambaro cy'ubukapiteni, ninde uzayobora bagenzi biwe mu kibuga. Ni nyuma yuko ku munsi kuri match yateguraga Rio Day, murabyibuka match yahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Young Africans, uwo bita Bigirimana Abedi niwe wagaragaye nka kapiteni kuko niwe wagiye mu kiganiro n'itangazamakuru. Murabyibuka mwese niwe wajyanye n'umutoza Fahmi Lotfi mu kiganiro n'itangazamakuru cyateguraga umunsi w'igikundiro cyangwa se kuri mukino wari bubahuze n'ikipe ya Young Africans. Abenshi batangiye kwizera ko Bigirimana Abedi ashobora kuba yaba kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, gusa abandi bakemeza ko Yusundi Yanye kabisa uyu mudefenseri w'umunyanigeria ariwe ugomba guhita aba kapiteni, nyuma yuko Muhire Keve amaze kuba yava muri ikipe ya Rayon Sport akerekeza muri Jamus FC. Abenshi bahise bavuga ngo ninde ushobora kuba kapiteni, abenshi bagiye bavuga ati ashobora kuba abakinnyi bagiye batandukanye bamaze igihe muri ikipe ya Rayon Sport, ariko abenshi bagendeye ku kintu kijyanye n'uburambe muri ikipe ndetse no kuba ari abaregura starter. Babona ko Yusundi Yanye ni umudefenseri mwiza, yagaragaje discipline nyinshi kabisa. Murabyibuka Kesi yigeze kuba ngo y'abakinnyi bariye, ariko we yatangaje ko bamugezeho ariko amafaranga akaza kuyanga, ndetse icyo cyizere n'abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport barakimufitiye. Bivuga yuko rero ari we uhabwa amahirwe menshi kuko Bigirimana Abedi ntabwo yaza ari we mwaka wiwe wa mbere muri ikipe nka Rayon Sport wahita afata igitambaro cy'ubukapiteni. Yego abenshi mwagiye mubyibazaho kuko reba nka Ngabo Robben nawe yigeze kubisubiza ubwo bamuhazaga niba Bigirimana Abedi ashobora kuba yaba kapiteni. Yabasubije avuga ko kuba umuntu yagiye muri interview by'umunsi umwe bitahita bikwemeza ko
bitahita bikwemeza ko ashobora kuba ari nawe kapiteni. Twagiye tumubibona nko mu mukino, reka mfate urugero nko mu makipe yo hanze. Murabyibuka umukino wateguraga Arsenal ihura na Real Madrid muri Champions League. Ni umukino Arteta yajyanye na Declan Rice muri interview bitegura umukino wari wahuze n'ikipe ya Real Madrid, ariko ntabwo ari we kapiteni. Kapiteni yakomeje kuba Martin Odegaard. Gusa kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport navuga ko Youssou N'Diaye nanamuka agarutse hano mu Rwanda, binavuga yuko ashobora kuzahagera ku munsi wo kuwa mbere, ashobora kuzaba ari hano i Kigali mu Rwanda, ndetse na rutahizamu Falinganya. Rero naramuka ageze hano mu Rwanda, amahirwe menshi bivuga yuko ariwe uzambara igitambaro cy'ubukapiteni, dore yuko abenshi mukomeje kugenda muribaza icyo kibazo. Reka nyibasubize, kapiteni wa Rayon Sport nagihindutse kuri kigero cya 70% ashobora kuzaba Youssou N'Diaye. Kuri Falinganya rero nawe ndetse wamajije kuba yakwemeza ko ku munsi wo kwa mbere agomba kuba ari hano i Kigali mu Rwanda, agatangirana imyitozo n'abandi, nubwo atazahita ajya mu kibuga ngo akine, ariko azajya akora imyitozo ya hato na hato kugira ngo atangire amenyereze umubiri we. Murabizi neza ko yavuye mu mvune nyuma y'uko yari amaze kuba yatsinda ibitego bigera kuri 13 byose mu gihe kingana n'imikino itagera ku mikino 20. Rero bivuga yuko ku munsi wo kwa mbere ashobora kuzaba ari hano i Kigali mu Rwanda, mu gihe azaba yaje gufatanya no kwitegura imikino igiye itandukanye. Muri Rayon Sport kandi ejo bundi nibwo hagaragaye amafoto agaragaza Umunyanigeriya Charles urimo urakora imyitozo ari mu Nzove. Bivuga yuko kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport ishobora kuba yamusinyisha, kuko nta wundi nimero 6, kandi isoko ry'igura n'igurisha rigiye gufunga. Amahirwe menshi umutoza Aframi Lotfi avuga yuko ashobora kuba yamusinyisha mu buryo bugiye butandukanye, kuko wabonye ashoboye. Ikipe ya Rayon Sport yagiye igura abakinnyi benshi bagiye batandukanye nka Batambwe Gurwari, ibaguze kugira ngo bazaze bakine ari nka nimero 6, ariko bose umutoza yarabafetse avuga yuko ntawe uri kuri nevo y'urwego ashaka rw'umumediateur ugomba kuyobora abandi, cyangwa se ugomba kuyobora mediane y'ikipe ye. Ngayo nguko rero ubwo muri Rayon Sport ni ibyo ngibyo birimo biravugwamo. Reka turebe uwo mukinnyi Charles w'Umunyanigeria ufite dread nyinshi kabisa, afite n'incinya, afite n'ijigo, bimwe bita ijigo kabisa, ubona ko ashinguye. Naramuka asinye ikipe ya Rayon Sport navuga ko ni umukinnyi mwiza bazaramuka babonye, nubwo umuntu agerageza kushaka aho yagiye aca akahabura, ariko nemeza yuko ashobora kuzavamo umukinnyi mwiza watanga ibyo ikipe ya Rayon Sport yifuza muri uyu mwaka w'imikino. Nubwo hari indi saga iri kuvuga ko umutoza Aframi Lotfi kabisa ikintu kijyanye na administration ntabwo bari kumvikana, cyangwa se ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Haracyari amakuru menshi avuga yuko uyu mutoza Aframi Lotfi ashobora kutazasoza iyi sezo kabisa, bitewe n'imyitwarire yiwe, kuko abantu barimo baravuga ati Rayon Sport niramuka ititwaye neza, cyangwa se nidatangira yitwara neza, bishobora kuzagorana ko uyu mutoza yakomeza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Gusa sinasoza nababwiye ko ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10, iyi tariki muyandika ahantu, derby y'urw'imisozi igihumbi, ikipe ya APR FC yakira ikipe ya Rayon Sport muri stade Amahoro ku isaha 9 kabisa, nibwo ikipe ya APR FC igomba kuzacakirana n'ikipe ya Rayon Sport. Uko amakipe azagenda ahura, byasohotse ikipe ya Rayon Sport izabanza yakira ikipe ya Kiyovu Sport izabanza yakira ikipe ya Rayon Sport. Ubona ko ari umukino uzaba uryoshye kabisa. Kiyovu yagerageje kugenda yiyubaka, ariko tuzarebera hamwe n'ikipe ya Rayon Sport. Match yo iri ku itariki 13 hariya kabisa kuri stade ya Kigali Pele Stadium. Ngayo nguko rero nayo makuru arimo aravuga muri ikipe ya Rayon Sport, n'ibindi byinshi kabisa bigenda bivugwa. Nzajya nakomeza kugenda mbakubita updates zigiye zitandukanye. Wowe icyo usabwa banza urebe neza niba warakoze subscribe, kore no kunzogera ujye ukomeza kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Jye wumva ni Ebo Fabrice, iyi ni Wolf Sport Rwanda. Ni amakuru y'imikino birumvikana agiye atandukanye. Reka tuzasubire mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Hasta la vista.